abanyamahanga mureke gushinyagurira ibyamanjye ngo murigaragara. Abanyarwanda bakorera politiki mu mahanga ntabwo nzongera kubita abanyarwanda, ni abanyamahanga. Kuvaho Rusesabagina abatamarije yerekanye imitekerereze, yerekanye imyisobanurire, igihe mu biherewe amahirwe yo kubisobanurira abanyarwanda imbere y'ubutabera, ariko mugashimangira ko muri abanyamahanga, mugashimangira yuko inzira yonyine ishobora kubageza mu Rwanda ari inzira y'ibindi bihugu duturanye, ari inzira y'ishyamba. Icyo ni ikigaragaza ko abanyamahanga mukomoka mu Rwanda, muri mu mahanga, muri abanyamahanga koko. None ngo murashaka kwigaragambiriza umunyarwanda bashaka gutanga ibitekerezo mu Rwanda. Nimureke gushinyagura, ahubwo mwiyunge namwe ubwanyu kuko byabarangira. Muri benshi kandi amagana n'amagana hirya no hino ku isi mukomeje ibikorwa byo gushimuta imitima y'abanyarwanda, mubabeshyeshya ubufashanyo budafashije, kubarihira imbuga nkoranyambaga, mbese nta ruswa burya iba nto, ruswa ntihabwa abayobozi gusa. Ibyo muha buri muturage cyangwa umunyamakuru mbere y'uko akora umurimo we, ibyo byose burya biba ari ruswa. Cyakoza ruswa buri gihe yigaragaza ingaruka mbi zayo, kuko umuntu muba mwamuvuze mu bitekerezo ntabwo aba ahembewe icyo yakoze, ahubwo akora akurikije uwamuhaye indonke, akora akurikije inda nini. Mbese mwakwisubiye Banyarwanda muba mu mahanga mwifuza kuba Abanyarwanda, tuzabarebera mu bikorwa byayo. Ubu ngubu muri abanyamahanga abitwa ngo murakora politiki, ntimudushuke, ntitugishaka gukolonizwa. Umunyarwanda rero muherutse kwivugana idamange ibya Mugwiza Yvonne yifuzaga kuvugira abaturage, ariko yaje kugaragaza ko ashingira ku mabwiriza ahabwa na Nahimana Thomas w'i Burayi, aho kugira ngo Thomas abe ari bubaza Yvonne amakuru y'i Kigali, ahubwo Yvonne aragaragaza amakuru y'i Kigali ahabwa na Thomas w'i Burayi. Ibyo si byo. Aho kugira ngo Yvonne abe yakwegera abayobozi cyangwa se yakire umuyobozi umugendereye, aganire ku bibazo, abishakira igisubizo n'intore, ahubwo ikiza ni ukugumura abaturage, aribyo bishimisha abanyamahanga. Maze rero abanyamahanga turabizi ko mufite za megabayite nyinshi muba mwabuze icyo mukoresha. Iyo myigaragambyo muzakorera mu mahanga nta kamaro na gato izagirira umunyarwanda ushaka gukora politiki mu Rwanda. Ibyo mubimenye. Erega mu by'ukuri u Rwanda rukeneye abanyarwanda b'intwari, ariko ubutwari tuzakwishakamo, ntabwo tuzashorerwa n'abanyamahanga ngo igihe tubakoreye ibyo mwifuza niho tubaye intwari. Muzagira intwari zanyu, natwe tuzagira izacu. Njyewe umuntu wese ubu ushaka kuvugira abaturage ndamushyigikiye. Madame Mugwiza Yvonne ndamushyigikiye mu bushake n'igikorwa nyirizina cyo kuvugira abaturage, ahasingiye mu byaha ashobora kubaregwa yakurikijeho. Ariko ndamwifuriza rwose, niba ashaka kuba umunyapolitiki, ndamwifuriza ko yarekurwa akaba yasubira mu ishuri ry'amategeko, akaba yasobanukirwa neza uko uwo murimo wo kuvugira abaturage ukorwa. Maze niba amazi atararenze inkombe, ariko urumva ko
ikindi namusaba cy'ingenzi ni ukubwira abo banyamahanga bose bamushuka imyigaragambyo yabo atayikemura. Erega ubukoloni ntabwo bugikorwa gusa n'abazungu muri Afurika yacu, n'ibihugu duhangayikishijwe n'abana twibyariye bageze mu mahanga, bagiye batajyanywe bunyago, ariko bagezeyo baguzwe nk'abandi bacakara bose ba kera, batizwa ubwenegihugu bw'ibihugu bibacumbikiye, maze ubwo bwenegihugu bakaba bagomba kubukoresha mu bikorwa by'ubugambanyi. Umunyamahanga ukomoka muri Afurika, ukomoka mu Rwanda, wicarana n'abategetsi b'iyo ngiyo, munegura abategetsi bacu, imikorere yacu, mumenye ko muri abagambanyi. N'ubugambanyi nk'ubundi, niba hari ibibazo dufite tuzabyikosorera bucece. Amategeko yacu byanze bikunze afite inzira yagiye ashyiraho zizacishirwamo uburyo bwo gukemura ibibazo, tuzabikemura bucece. Ndasaba rero abashinga amategeko b'igihugu cyacu muri iki gihe ko badushyiriraho uburyo buhamye, umunyarwanda wifuza gukora politiki, umunyarwanda wifuza kuvugira abandi baturage atabicishije mu mashyaka ayo ari yo yose, ko yagira uburyo buboneye bwisanzuye bwo gukoreramo. Ndasaba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ko iki kibazo yakireba, bishobotse hakajya habaho amahugurwa agenewe abanyarwanda bashaka kuvugira abandi, bityo tukaba twanahabwa icyemezo cy'ubunyamwuga kiduhesha icyizere. Nzi neza yuko kimwe mu bizashingirwaho muri politiki yo mu Rwanda ari uko amasomo dukeneye atari ayo tuhabwa n'abanyamahanga. Ibyo ndabihamya rwose. Abanyamahanga sibo bazatugira icyo turi cyo, sibo bazaduha umurongo wo gukoreraho. Niyo mpamvu mwebwe banyamahanga muri mu mahanga mukeneye ibikorwa byerekana koko muri abanyarwanda, kugira ngo tubagarurire icyizere. Abantu rero bifatanya namwe, nibahitemo bamenye niba ari abanyapolitiki cyangwa niba ari abanyamakuru, n'uburenganzira bwabo. Ariko ibyo gukoreshwa n'inda kubera imfashanyo mubaha, n'inda nini tuyimama. Murakoze.